Muraho neza nshuti zanjye nk'uko mubizi ni mama Pasi ugarutse. Icya mbere nzahora mbabwira buri gihe ni uko mbakunda kandi namwe murankunda. Ndabashimira cyane byimazeyo urukundo munkunda, murungaragariza ko munkurikirana nkayibona kuri YouTube channel yanjye, ko mbona views mu ibyo mukora nkabishima. Nanjye rero ndabashimiye, nababwiye yuko nzahora mbazanira ijambo ribubaka buri munsi kandi ribakomeza, rikomeza imitima yacu. Twakomerekejwe na byinshi, tubabazwa na byinshi, ariko dufite Imana itari bayari. Nimba ufite Imana muri wowe ukaba uyiringiye, ukaba ubona ko ari izakurwanirira, humurakomera. Iyo Mana wiringiye, iyo Mana wizeye, izakurwanirira mu makuba, izakurwanirira mu bibazo, izakurwanirira mu bikomeye. Nugera no mu rugamba izarurwana bucece, ntizigera igutererana, kuko niwe mubyeyi udatererana abana bayo. Umama wakubyaye yagutererana, uwo muvukana akagutererana, umugabo washatse akagutererana, umugore washatse akagutererana, n'inshuti magara zikagutererana. Ariko Imana mu bibazo muragendana, mu bisubizo mukamuri kumwe, mu bigeragezo mukamuri kumwe, bagusohoye mu nzu muri kumwe, waburaye muri kumwe, ikemera ko bikuba rikakuba hafi. Rero uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo nubwo bimeze gutyo, ukabura bimeze gutyo, igiti iyo gitemwe ejo kirongera kigashibuka. Nkuzaniye ijambo riri mu gitabo cya Zaburi ibice 27. Niyo magambo tugiye gusoma kugeza duhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Tusoma ayo magambo agukomeze kandi akubake. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Reka dukurikirane. Tugiye gusoma ayo magambo nk'uko mubizi, channel yanjye yitwa Mama Pasi TV Official. Iyo ugiye ukandika Mama Pasi gusa haza abandi batari ngewe, ariko iyo wanditse Mama Pasi TV Official nza wese ndi Mama Pasi TV Official, ukabona ibyanjye byose. Hariho ibiganiro, hariho ibintu byinshi. Uyu munsi tugiye gusoma hili ijambo mbese ni inkingi idukingira, ni ingabo idukingira. Iri jambo rikubera ingabo igukingira mu bibazo, rikubera ingabo igukingira abanzi bahagurutse, rikubera ingabo igukingira amasasu ya Satani. Iyo ngabo rongeye kugusomera igikubita isubiza inyuma. Muri Zaburi 27 umurongo wa mbere haranditse ngo Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome kinkingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Ubwo abanyabyaha banteraga kumaraho, ari bo banzi banjye n'ababisha banjye, barasitaye baragwa. Ayo magambo murimo murayumva? Mbese nimba Uwiteka ari we mucyo wawe, ninde uguteye ubwoba? Ninde waguhindisha umushyitsi? N'abarozi bari kugutega se, n'abavuze ngo ntuzashaka se, n'abavuze ngo ntuzabyara se, n'abavuze ngo ntuzubaka se, n'abavuze ngo abana bawe ntibaziga se, babivuga bashingiye kuki? Ko Uwiteka ari wo mucyo wawe ukumurikira. Iyo ufite umucyo ukumurikira, ibyiza byose birizana. Iyo ufite umucyo ukumurikira, ugenda habona, ntujya ugenda mu mwijima, kuko ufite umucyo wamenye, ufite umucyo ubana nawe ukumurikira. Ngo mbese ngo Uwiteka, mwumvisha amagambo, Uwiteka niwe mucyo wanjye kanjye, ngo nzatinya nde? Haleluya, ntawe nzatinya. Uwiteka niwe gihome kinkingira ubugingo bwanjye, gikingira ubugingo bwanjye, ninde uzampindisha umushyitsi? Ayo magambo murimo murayumva? Ninde uzaguhindisha umushyitsi? Ntawe. 3 akavuga ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Haleluya. Umva uko amagambo avuze ngo naho intambara yambaho, naho wahura n'intambara, ngo muri yo nzakomeza umutima. Nuhura n'intambara ukabona birakomeye, ahubwo uzakomere cyane ari gukomera, kuko niho Satani ashaka kugufatira. Aho ngaho nawe ugomba gukomerera, aho nawe ugomba gucyariza umutwe,
ahubwo ugahindura isengesho ubundi ugahangana na satani nta mikino ihari kuko satani ntajya atujenjerekera ahubwo ahora ahagaze kugira ngo dusebe ntabwo ajya duha agahenge urasabwa iki urasaba nawe kutamuha agahenge kuko iyo umuhaye agahenge niho agufatira ariko iyo uhanganye nawe mpaka mbaye ntabwo akushobora ngo naho nahura n'intambara umutima wanjye uzakomera haleluya ayo magambo yakomeza kandi ujye uyasoma uyumve nuhura n'intambara ukomeze noneho kane akavuga ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe nicyo nzajya nshaka ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho ngo icyo nsaba Uwiteka ni iki ku murongo wa 4 ni ukuyisaba iki ni uko nzajya mba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho ari nabyo uvuga ngo ntugacogore gukora umurimo wayo ntugacogore kubana n'Imana ntugacogore ngo ujye kure y'Imana ngo nizere kuri kuyumva neza ngiye gusoreza ku murongo wa 7 noneho umurongo wa 7 harimo amagambo meza cyane yo kujya usaba Imana ukiga gusenga ukiga ugomba gusenga ugimba ikikubabaje cyose ukiga kukibaza Imana kuko Imana iyo yisenze ubishaka ukayisaba ubishaka udafite uburyarya buri harahirya umutima wawe uri hamwe nayo uhamanyije nawe Imana irakwegera ikaguha ibyo wayisabye hari abantu benshi bafite ubuhamya bwo kwihamya nshuti yanjye ntabwo ari kuvuga ngo iki Imana ikunda abayikunda ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona iryo jambo urarizi hano riri nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona kuki yavuze ngo nkunda bankunda nuko iyo ukunda umuntu ukamusaba ikintu agifite arakiguha nanjye umuntu yankunda akansaba icyo mfite mbishoboye ndakimuha ariko noneho ndi umuntu nuriya n'umuntu ngaho reba gusaba nyiribyo gusaba Imana ariwe nyiri byose yakwima iki gifite nta na kimwe yakwima umuntu wa 4 avuga ngo Uwiteka umva gutaka kwijwi ryanjye kuko no gusenga hari igihe tugenda tugasakuza tukaboroga mu butayu Imana ikabura ikintu na kimwe ifatamo ugasanga Imana ibuze ikintu na kimwe ifatamo ugasanga ufite akajagari mu mutwe ugasanga nawe wayijagaraje ukibaza ariko hari isengesho usenga ukabwira Imana n'umutima utuje Imana ikakumva ituje Imana ikakumva hiri mu ijuru idafite stress nawe udafite stress ikamureka ikakubwira iti mwana wanjye kuko waje kundeba ubishaka nanjye ndururutse ese waraye mu busambanyi waraye muri kabari waraye mu bidafite umumaro ubyukiye mu butayu ngo ugiye gusaba Imana ubundi iyo Mana yo twagiye tuyigirira impuhwe niriwe ntukana niriwe ndwana niriwe nasaze ngiye imbere yayo ndashaka iki wese wayikoreye ibyo ushaka we wayikoreye ibyo ushaka manza ukora ibyo ushaka nawe uyisaba ibyo ushaka nawe ukayikorera ibyo ushaka aho muzagendanamo neza ariko nubivanga izakwihorera umva ese gukosa ntabwo ari ikosa Imana yacu yanga icyaha ntabwo yanga umunyabyaha dukosa buri munsi tuyicumura buri munsi ariko ukunda umuntu aca bugufi akihana urirukanse ubonye abandi bagiye gusenga nabo bavudutseho bimariye amasengesho y'iminsi 3 bikiranuye n'Imana Imana kugendana nayo nabo bavudutse umwagera mu butamu mugiye gusenga Imana ikabura naho yururukira ngo yicare ivugane nawe manzo ukemura ibibazo ufitanye n'Imana nugera mu butayu nugera ugiye gusengera wicare yibwira uti Uwiteka umva gutaka kwanjye Uwiteka umva ibinzanye nzanywe n'ibibazo ibi nzanywe n'ibigerageza ibi nje mbabaye ese ko mukiranukira ni ukubera iki bibimbaho ukaba bwiza Imana ukuri bwiza Imana ikibazo ufite iragikemura nshuti yanjye ntabwo iri bugutererane ntabwo iri bukureke usenga utumva gutaka kwijwi ryanjye ngo umbabarire unsubize amagambo meza cyane ngo umbabarire unsubize aya magambo yavugaga bakera ku gihe cyabo ari muri iyi Bibiliya yavugaga bakera ku gihe cyabo ariko muri twe ku gihe cyacu natwe tugomba kuyasenga tukabwira Imana mbabara wumva ijwi ryanjye umbabarire unsubize ntuntererane kuko nanjye nakemuye ibyo nakagombye gukemura Imana nawe kemura ibyanjye Imana izabikemura ititaye ku bakubonye usambana ujya kwihana ntibari bahari ititaye ku bakubonye utukana ujya kwihana ntibari bahari ititaye kumva bavuga ngo nguri yanga ibyaha ngibiki
ibyo ntibibareba. Wowe kemura ikibazo ufitanye n'Imana, izi gukorera icyiza gikomeye mu maso y'abakupinga, mu maso y'abakureba, mu maso y'abavuga ngo uriya munyabyaha aba agiye gusenga iki, bitewe n'uko wakoze ibyaha ugaca bugufi ugasaba Imana imbabazi, ikuruta kubabarira. Izagukorera icyiza, izagukorera ubukwe bareba, izaguhera urubyaro bareba, izaguha ubuzima bareba, izaguha bizinesi bareba, izaguha byose bareba. Basigara bavuga ngo uriya si wa wundi twari tuzi ari umusambanyi, basigare bavuga, basigare batazi ibyo barimo. Ngo abigishwa ba Yesu baramubajije bati ngo iriya mpumyi tureba ngo mbese ni icyaha kiwabo ngo cyangwa ni icye bwite? Ngo Yesu arabasubiza ati ngo iwabo nta cyaha bakoze, ngo n'iriya mpumyi nta cyaha yakoze, ngo ahubwo ni ukugira ngo imirimo yanjye yerekanirwe muri we. Rero ntukangwe nuko umubona ngo ahora mu byaha buri munsi. Hari ibintu Imana ijya yemera bikaba kugira ngo namara gukizwa azatanga ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo. Ntimukinjire mu buzima bw'umuntu ngo mwiga mumucira urubanza mutazi uko abayeho, mutazi isezerano afitanye n'Imana. Buri wese afite isezerano afitanye n'Imana, buri wese afite icyo yavuganye n'Imana. Icyo wavuganye n'Imana yawe izagisohoza bareba mu izina rya Yesu. Komera kandi ushikame, Uwiteka arakuzi. Rero aya magambo uyumve nk'ukuri, uyumve agushyigikire, akubake muri uru rugendo. Ntucike intege ngo ucibwe intege n'abakuvuga, wicibwe intege n'abagusebya, wicibwe intege n'abakuvuga ibitari byo, wicibwe intege n'abakuvuga ibyo bishakiye. Hagarara kigabo ushikame ukomere. Rero yari Mama Pasi TV official, mwaganiraga ijambo ry'Imana. Shalom, ndabakunda cyane. Imana igikomeza ibashyigikire, igikomeza ibabe hafi. Ndabashimye cyane kandi ndabakunda. I love you. Thank you.